mu gihe abantu benshi bakibaza icyateye isubikwa ry'umukino wa guhuza APR ndetse na Rayon Sports, ubuyobozi bw'urwego rutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda Premier League buzaterana ku wa gatanu bufata umwanzuro ku gihe umukino wa Rayon Sports na APR uzabera. Mu gihe umukino w'ikirarane cy'umunsi wa gatatu washyizwe ku wa 19 Ukwakira, APR yasabye ko hakurikizwa ingengabihe ya shampiyona, imikino yayo igakurikirana uko yapanzwe mbere. Umunyamakuru wo kuri RBA Regan yabisobanuye neza uko icyabiteye ndetse n'impamvu umukino wasubitswe. Ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sports match yabo mu by'ukuri kugeza ubu abantu bari kwibaza byinshi. Tariki 19 bizaba hari ubusabe bwa APR, hari ibyo Rwanda Premier League yasubije. Ibi bintu biteye gute Regan? Sobanurira abantu muri iyi minota rwose, ufata iminota ihagije basobanurira, turaza kugaruka dusoreza ku Mavubi. Umwanya no wawe bo itereke Shira wampura we. Uko biteye kugira ngo dusesengure ngenda bicamo vuba. Ikipe ya APR na Rayon Sports shampiyona ijya gutangira, abazihaye calendrier bose babona email. APR shampiyona uko yagombaga match zawe ko zagomba kwa zipanze, hagombaga kuanza match ya Rutsiro, hagakurikira iya Bugesera, iya gatatu ikaba iya Rayon Sports, hagakurikiraho izindi match nyine zirimo za Gasogi, za Etincelle n'izindi zitandukanye. Okay. Imaze kubona iyo calendrier, urumva ko Rayon Sports na APR match ari kuri journée ya gatatu. Fine. Ibyo biraba na Rayon irabibona ko izakira na APR kuri journée ya gatatu, twese turabimenya n'itariki iramenyekana. Ariko APR kuyemo ikipe ya Azam igomba gukina na Pyramide bihurirana n'itariki bari barapanze ko APR izabiri gukina n'ikipe ya Rayon Sports. Bivuga ko APR yakiriye ku itariki 14, nyamara match yayo na Rayon Sports yari ipanze kuri iyo tariki niba nibuka neza. Biba ngombwa ko match ya APR na Rayon yimurwa. Ikimurwa mu kwezi gukurikiyeho, ikirwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10. Initwa match y'umunsi wa gatatu. Yitwa match y'umunsi wa gatatu. Icyabaye rero konyenga bihivuguruye niryo jambo ryari koroje inyarugenge. Rwanda Premier League abantu barakuremo Ferwafa muri ibintu ntago ibirimo. Ferwafa bihaye Rwanda Premier League nibo bakora fixtures, bo baremenyesha ikabaha abasifuzi. Hari abantu abanyavuga ngo Ferwafa ngo nta Ferwafa irimo hano, ni ibya Rwanda Premier League. Yego. Now Rwanda Premier League imaze kubona ko APR ikomeje muri Champions League, biravuga yuko igiye kugira ibirarane byinshi. Byabaye ngombwa ko bakora iyitwa revised calendar. Calendrier ivuguruye cyane, cyangwa se ingengabihe y'imikino ivuguruye. Yego. Iyo ngengabihe Axel urayifite? Ndayifite. Nanjye ndayifite, numva nyifite. Nta kibazo, murayitunyuriramo. Yaje ivuga ngo APR na Rayon Sports muzakina ku itariki 19 z'ukwa 10. Bahita banapanga n'indi mikino APR yagombaga gukina zayikinira, kuko bari bavuguriye calendrier nyine n'ukuvugurura. Bamaze kubikora, ubwo Axel cyangwa se Lorenzo araje aduhereza iyo mikino ko agomba gukurikirana. APR bayihaye email yaje, APR irayibona, yari imaranye ibyumweru birenga 3 bayibwira uburyo imikino izakinwa kubera yuko hajemo ibirarane. APR ibona email, iricara, iricecekera, iratuza, ikina na Pyramide match banza, ikina na Pyramide retour, ifite match zo kwishyura, nako ifite match uko zizakurikirana za shampiyona. Iragaruka mu Rwanda, ikina match ya Etincelle, ntirareklama, irangije imaze kunganya na Etincelle, itiharya ibintu muri kuvuga byo ko tuzakirana na Rayon Sports ku itariki 19 n'ibiki. Bati ugomba gukina nyine kuko niko match panze. Yandika email isaba ivuga ngo
ntabwo twakina na Rayon tutarakina izindi match zagombaga kubanza kuri ya kalendriye ya mbere ya indi yabanzaga ya Rutsiro nababwiye na Bugesera ngo twabanza tugakina izo match ngo kugira ngo tubone gukina na Rayon kandi barabahaye kalendriye ivuguruye ntibarekrama ngo cyangwa se ngo dukine journée yagombaga gukurikira Etincelle ngo kuri ya kalendriye ya mbere babahaye kera apana ingi ivuguruye bahita bavuga ngo ubwo match yakurikiraho ngo ni yacu na Gasogi kuko Gasogi nawe agomba kuza nyuma ya Etincelle. Bamaze kubikora Haji aganiriye n'igihe wavuga ko igihe cyamukotinze nabi avuga ko ngo APR ngo yanze gukina iyo match ngo ubwo azakurikizwa kalendriye ya indi ya mbere ngo ubwo agomba gukina na Gasogi. Nyuma umuvugizi wa Ligue ari we Desire uyobora Gicumbi aza kubinyomoza kuri radio ya BNB avuga ko ngo bakotinze nabi president wa Ligue ahubwo ngo icyo ngo APR akoze ari ugusaba ngo ubwo hazaterana inama ikiga ku busabe bwa APR niba ibyemererwa cyangwa se niba ibyangirwa. Muri Rayon Sport ubu position yabo ni imwe kuri ubu baravuga ngo twe match irahari Abazamara bavuga ngo bagenda gushyira amatike muri system rwose mu biciro Rayon Sport ngira bisohora uyu munsi barakora inama ku gicamunsi cy'uyu munsi ku mugoroba ngo murara mufite ibiciro bari serious abareyo cyane ngo bya APR na Rayon kuko ngo ntibumva ikintu cyitwa revised calendar ivuguruye uburyo ngo APR nk'umunyamuryango ngo yakwipangira imikino urimo urabyumva ngo ikabasha kuba yahindura ibintu Ligue afashe icyemezo kandi Ligue ari ifite ijambo rya nyuma kuri kalendriye. Hari ibintu APR ngo yarekaramaga kandi bari kuvuga bivuga ngo ngo none se ngo ubundi ngo ko twari dufite ibirarane bibiri ngo bibanza mbere ya Rayon nabwo ngo nta tegeko riyengera kuko baravuga ngo si n'itegeko ko burya kabone no yagenda kuri iyo kalendriye ya mbere yabanzaga Rutsiro gukurikira Bugesera si itegeko ko ibirarane bikurikirana uko bipanze. Birashoboka ko ibirarane wabanza ikirarane cya gatatu ukazabona gukina cya kabiri ibyo bigenwa na Ligue kuki Ligue ari ibigena rero no mu Bwongereza niko bigenda rwose bisanzwe biyo Ligue bigena kuko impamvu yatumye iyi match bayishyira kare Ligue yabwiye yabwiye amakipe yombi iravuga ngo Stade Amahoro mu kwa 11 izafungwa burya ntago izafungwa vuba ahangaha ariko mu gufungwa kwayo izafungwa tumaze gukina na Libya izongera gufungurwa hafi mu kwa gatatu barimo gusana ikibuga retour bazaba bari gukora pitch bagiye gutera mu bwatsi bwose bazarandura ikibuga cyose batera mu bwatsi bushya. Ntabwo twakwemera ko match derby y'igihugu ikomeye kurusha izindi muri shampiyona ijya kubera muri Kigali Pele Stadium dufite stade nini umukuru w'igihugu yatwubakiye kugira ngo iki gikorwa remezo tucyuzure abafana babe byaze n'amafaranga rero ku nyungu za Ligue si inyungu za Rayon si niza AP ni ku nyungu za Ligue ku nyungu z'umupira birakwiye ko mukina mugakina muri stade ministeri tarayitwambara ngo yongere kwivugurura. APR iravuga ngo ibyo ntibitureba mukurikiza kalendriye ya mbere hagasigara ihurizo rimwe ninde ugena uko imikino ikinwa ninde ubifitiye uburenganzira ninde upanga ninde upangurura ubundi umuntu unasaba ko hari icyahinduka abisaba ryari kwa APR yari yaramanye no kalendriye iri revised hafi ibyumweru bitatu barayibahaye kuri email aha abana kavuga ati Lorenzo APR ntiyabaranganyije na Etincelle yareba ukuntu yakuwemo na Pyramide itsinzwe yareba nakuriya gutsindwa Sekafa yareba n'izisaga ziri ku ma social media n'ibiki ikabona hagiye kuvuka crise igatinya guhita ikurikizaho Rayon ivuga ati nka Rayon hisi dukubita induru zavuga nibyo biri kuvuga umva aho ku mihanda donc nko kuri equipe ya APR ntekereza ko yafashe amakuru nabi yumvisha ko ifite ko mategeko harimo nka loophole ya profita kugira ngo uyu mukino wigezwe inyuma. APR ishobora kuba itarakurikiye neza igatekereza ko kuba umukino wa Rayon Sport bari bafitanye umunsi wa gatatu utarakinwe ku itariki 14 APR yatekereje ko wagizwe ikirarane ari wahereye uvuga ngo tugomba kubanza gukina ibirarane bya Rutsiro na Bugesera nibyo Rutsiro na Bugesera na Rutsiro mbere ko dukina na Rayon Sport batekereje ko umukino wabaye ikirarane or ntabwo umukino wigeze ugirwa ikirarane. Icyo Rwanda Premier League yakoze nkuko bivuze revised calendar umukino
yimuye fixture yimuye match day ntabwo yigeze ugira ikirarane. So APR ntekereza ko itigeze igira iyo information, habayemo kwitiranya amakuru, yumva ko none ifite uburenganzira bwo kuvuga ngo niba dufite ibirarane bitatu kuki mufata ikirarane cya gatatu kikaza imbere y'ibindi bibiri bisigaye. Yumva ko hari ibyo bintu byabarengera, ariko ntabwo ari byo, ntabwo umukino ugeze ubikirarane. Kuri Rayon Sport nubwo uvuze ngo Rwanda Premier League ifite inyungu ku mukino wabera kuri Stade Amahoro, nibyo, ariko no ku ruhare rwa Rayon Sport kuvuga ngo muri pre-season twifuje gukorera Rayon Day kuri Stade Amahoro turayibura, biduteza ubukene, projection y'amafaranga twateganyaga irapfa, biduteza ibibazo by'ubukungu. None kuba umukino w'umunsi wa gatatu twari twarasabye kwakira kuri Stade Amahoro, murimo murakora ibintu bishobora gutuma umukino wimurwa ukaba wajya n'umwaka utaha stade ifunze. Ntabwo hajya umwaka utanu ese bajya gukina returo batarakina fazari. N'urugero karandirishwa kuba tight nabyo bigasha. Okay, reka tuvuge ugiye nko mu kwezi kwa 12 da. Stade nakubwiye ngo stade niba ifunga izafungurwa mu kwa gatatu. Nyine urumva icyo mvuga uretse gato regane. Rayon Sport nyine irabona ko umukino utabereye, uramutse utabereye igihe barariska ko bashobora kuzabura Stade Amahoro ugakinwa batayifite, ikaba inshuro ya kabiri babura Stade Amahoro barayisabye. Amakuru nizeye harimo injustice kuko nta mpamvu nimwe hagatumye uriya mukino utaba. Amakuru nizeye mu cyumweru gishize, urumva ikipe ya Rayon Sport, urumva ibisabye inyuze muri ligue birumvikana, ndetse na ministeri ya siporo, abareyo ngo bakoranye inama n'izo nzego zose basaba Stade Amahoro kugira ngo bazahakirira APR. Iyo nama yamaze kuba, kandi iyo nama izo nzego zose ngarutseho zabihaye umugisha. Icyo mbaza ni kimwe Rugaju dusesengure nko minota mu magambo makereyo yahawe Stade Amahoro. Yarashaka ko ubaza donc ndashaka ko umara abafana impungenge. Abafana ba APR ubu ngubu navuga ko bari mu kintu cyo guhisha amaso, cyo kwihisha, kubera ko iyi claim ya APR, ubuyobozi bwa APR bwakoze bwo gusaba ko match itakinwa, bwo hagakinwa match ya Gasogi. Abareyo barabigenderaho, abafana bareyo botsa abafana APR babwira ngo mwadutinye, ese mudutinya kuri urwego ku buryo mwaka dukina hakiri kare. Abafana ba APR urumva bo ni innocent, abafana so bagiye gusaba ko umukino wimurwa, bivuze ngo bari gusubisa iyo troll yo kubabwira ngo muradutinya mwanze ko dukina. Ndagira ngo ufasha abafana ba APR n'abanyarwanda kumva impamvu nibura ebyiri zatuma APR ifite izenyungu ku mukino wakwimurwa ntukinirwa igihe bagasaba ko aho uwo mukino uri haba match ya Gasogi. Like APR ku buyobozi bwa APR bafite izenyungu ko basaba ko uyu mukino wimurwa. Nje mbibonamo ibintu bibiri. Bwa mbere bwo APR ntabwo ari saga ikabije, ariko you can see it muri social media za YouTube n'ahandi. APR ifite amakuru menshi mabi off pitch, hanze y'ikibuga, kandi abanyamakuru bayikunze bagiye bayibamo bayizi, ku buryo kwiganiraho nyine abantu batrustinga ibyo bavuze, nta nibanga ririmo. Niba Taifa avuze ibintu kuri APR yarayibayemo kubinyomoza, ariko ndabizwa ari pourcentage ibyemera gutyo. Yego yayibayemo, yajyanye nayo, inshuti y'abakinnyi n'abakozi benshi, ayo nimwihakana. So ngereyo nk'umunyamakuru simvuze ngo ibyo Taifa avuga ndabyemera cyangwa simbyemera. Ibyo ni bya bindi cya kigano bavuga ngo bihari w'abasomyi. Ni uzukuri n'ikipe avugaho ni uzukuri, nge ntabyo nzi. Cyo dashidikanya no kwayikunda gusa, sinshidikanya ko Taifa azi APR, banabizi ko ayikunda, nta n'uwamwihakana muri APR. Yabanye nayo ubuzima bwe bwose, icyo cyo tukemera. Rero nawe ayakijeho umuriro, hari pourcentage byemera gutyo, kamemo hari ikintu muri APR gishyushye kiri kwakamo hasi mu ndiba. Sinshaka kujya muri detail, ariko kirimo umuriro uri kwaka pe. The crisis is there, tureke kubeshya abantu. Irahari, umwotsi uracumba nubwo umuriro utari watunguka ngo ujye hejuru. Kandi ari imiriro gusa aho. Muri uku gushyuha uramutse ukubiswe na Rayon, induru uzavuga i Nyarugenge.
ariko njye nkahita nibaza ikibazo kimwe. Appointment ya APR uko ikorwa n'ubuyobozi uko bushyirwaho birazwi, n'abashyiraho ubuyobozi barazwi, nuko babushyiraho birazwi. Iyo se crise yacu ibikuba kameme, nje nemera ko maregre y'ibivugwa byinshi bitameze neza off pitch. Rekuri kipa ahubwo nge numva wagakoresheje Rayon Sport nk'ikipe yo gukubita, none ugahita wereka abantu ukibagiza abantu cyabereye mu Misiri. Yego crise ntizivugwe, match ya Pyramide abantu bakayibagirwa. Utsinze Rayon Sport afana bapere kandi ubushobozi rabufite. Yabita ufite gute se kipe nziza? Sure. Nje numva ahubwo wabikoresha nko gutsinda. Voilà, nanjye nicyo natekerezaga. Iyo crisis ihari hura na Rayon Sport itsinde, abafana bapere bavuge kuri Rayon babatrolling bagirwa ibyabaye muri Champions League, ibyo bintu byo hanze y'ikibuga leta biburizwamo. APR yongera ibe APR. Icyo ni cyambere. Icya kabiri dusoza mu ma strategy menshi APR na Rayon naba rivale na bakeba. APR na irabizi ko stade izafungwa mu kwezi kwa 11. Well, shaka kuvuga Rayon Sport yahembye ukwezi kwa 8. Ukwa cyenda ntiraguhemba. Hari abakinnyi bereyemo ibirarane by'amarokrito magera muri miliyoni 80. Nitudakiniye match ngebona nka miliyoni 150. Irabigiye kumara ndi mezi atari munsi ya 3 itabona amafaranga. Niba igiye kumara no mezi itabona amafaranga, kubera ko niyo mafaranga Rayon Sport itegereje n'igishyika yabakemura bimwe mu bibazo bafite. Abati twakwishyura oro kritoma byo tugahima n'ukwezi kwa 9 tugafunga umwuka tugategereza ubuyobozi bushya tukazareba sakini kazabibyara ikintu. Igihari iyi delay n'ubundi mwibuke ko iyi match kuba izaba nta cyatuma Rayon na APR zidakina. Ariko iyi delay yakomeza guteza Rayon Sport ubukene, none bigatangira kubyara bya buriya muhereke vari kubundikira ibintu muri Rayon. Kevari kugana n'abakinnyi b'abanyamahanga umunsi ku munsi abwa ati muhumure ibintu bizagenda neza. Aba abanyarwanda barabwa ati murabizi Rayon itinda kwishyura ariko ntiyambura. Izatwishyura mutuze. Keve ageze ahantu atangiye kubwiyoboza ati byatangiye kundusha imbaraga. Uri kubona nka kwa kundi uri gupeza nk'ikintu kikatangira kugusubirana inyuma. Abakinnyi batangiye ukagenda ukuba ibirenge birakabije. Ugatangira gukuba ibirenge usubira inyuma. Keve yatangiye kubwira president harati kame president byatangiye kungora. Byatangiye Keve bare muzicare aho muri hose mukora inama mushaka envelope mushyiramo amafaranga mugiwe mu rugo mubwiye ngo Keve turagushimira ko warafatiye Rayon Sport runini. Kevari kukomaka umunsi ku munsi, none ari kubaza ikibazo ubuyobozi bumwe till when kugeza ryari. Ejo bundi banyuje mu kwezi kumwe abakinnyi batiyego baraduhembye ariko rukritoma zacu Keve ziri ariko rero baravuga ati nidukomeza kubitinza nidukine nayo. Ni strategy ntekereza ndi gusesengura rero nzambwe gusesengura ni personal opinion. Yego kandi zireme muri media ni personal opinion. Uko gutinza match bishyira Rayon Sport mu bukene, none bikayiteza gukora amarizilita mabi kuko abakinnyi batahembwe bigumuye ibyo bikagenda bipertriba bihungabanya ku rutonde rwa shampiyona n'ibindi. Ariko nabyo nkabibona mu buryo butari bwiza. APR bitekereje kavuga ati tuyidelaying n'ibiki, nge simbifiteho ikibazo. APR shobora no kubikora ku ngingo ivuga ati reka groupe yacu yegerana abakinnyi bamere neza. Mind game kandi remewe. Ni nka mind game. Se byose tubakoroge tubakomeze batumutwe, none tuzabona uko tubatsindana. Groupe yacu iri kwegerana twebwe nta kibazo dufite, equipe yacu imeze neza. Ibyo simbibonamo ikibazo kuri APR. Nje umututu w'imbunda yanjye ndawerekeza muri Rwanda Premier League. Umututu wanje ubwo nkukuyishyorongi kuko nta mututu uriyo umanuye Remera. Rwanda Premier League harya ni oya Rwanda Premier League ikorera hano Kimihurura. Naringiye muri Ferwafa ngewe oya muri Rwanda Premier League. Afana yadere ko yabaye umwana oya shawa Kimihurura Rwanda Premier League. Nazo nsereza gusi kwa gatandatu mugani gusi uri inshuti ya nkuzi nk'umuntu w'umugabo utayoborerwa homme de parole w'ijambo wijunja junja ni jambo kuvuga ngo ibi bintu bibaye hari igihe yankoraga analize ngo icyo nkundira abazungu ngo ibintu bigenze nka gutya ngo ahita yegura nabwo ni gusa kandi kumwe na Tariq Nagabo n'abandi barasaba gutse ngo imatch APR na Rayon nitaba azegure. Match wafashije ukegura ukagaragaza ko ibintu wapanze byavugurujwe ukegura. Nyine urumva impamvu reka nkunganire impamvu yerekeje umututu muri Rwanda Premier League. Dusoza tujya ku igomba kuba umucamanza. Rwanda Premier League niba yareretse abantu revised calendar ivuguruye igafixa match, nibagaragaze ko ari urwego rureberera shampiyona.
ntibagaragaza ko bafite autorite mu gupanga kalendire ya shampiyona no gufixa igihe imikino izabera, bituma bagaragara nk'aho ari urwego malgré imyaka iyi n'umwaka wa gatatu wa Rwanda Premier League, iyo myaka itatu rukiri urwego rushobora gukorerwamo gukoreshwa, donc badafite autorite, badafite ubasha uko ibyo bintu biri no mu bintu yajije guca icyo baje gukemura Ferwafa aravuga ngo Ferwafa ngo ireberera ibintu byinshi ekipe y'igihugu abakiri bato n'ibyiciro byo hasi ngo bigatuma hari icyuho cyiza muri shampiyona. Rwanda Premier League irareberera shampiyona y'icyiciro cya mbere kugeza ubu ngubu nta kindi bigaragaza ko nta cyahindutse. Gasogi nayo iravuga iti twebwe turi pre twiteguye match yacu, ati baduhe match n'ikipe ya APR. Ntirajya kuri kalendiriye, ntirajya kuri kalendiriye. Yatangaje rwose kuri Radio 1 yavuze ati mumpe match nikebere ni kubita ikipe Imana ishimwe ko APR ubwo yayakira, ariko muri iyo match ntirajya kuri kalendiriye kuri iyo tariki. Reka tube realistic dusoza twapdating n'utundi tuntu ducyatwitahire Axel. Gusaba kwa APR nge simba ifiteho ikibazo. APR isabye n'uburenganzira bwayo kwandika email, ibyo si ikibazo. Nta nubwo mfite ikibazo kuba yagira mind game ikagora Rayon Sport ikayipertiriba muri gahunda zayo, ibyo narebonye uko nayigora APR yayigora. Nari hari igijya mu APR abakinnyi murabizi case z'uyu musore ninde umwana wa Mateso Blaze ikipe nyine zigira agapingane, ibyo byo kwabagira ku makipe y'abakeba, ibyo simba ifiteho ikibazo. Ibyo nta n'ikibazo mbona kuri APR, nabyo bituma umupira ukomeza kugira isura. Ikibazo mbaza ni kimwe, ninde ufite ijambo rigena uko imikino ikurikirana? Rwanda Premier League. Niba ari Rwanda Premier League ukaba waratanze kalendiriye, ubwo ntacyo kubaza, yubahiriza uko wayitanze. Kandi niba warasizemo room ya negotiation na APR, ubwo nizere ko asize na room ya negotiation zinareyo, kuko nari ni kunegosia ikakubwira ngo nanjye ibi byanteza ubukene, sinshaka ko bihinduka, sinshaka ko match uzayikinira regional, ubwo nayo uzayikire mu kwa gatatu stade yarabonetse. Updating abantu tuntu duke kuri equipe ya Rayon Sport. Niwe umucamanza utabera ikemura ikibazo. Rayon Sport ari umuntu nsekeje aravuga ati ibyo bintu babitubwire hakiri kare, kuko hari abanyamupira ngo bafite gahunda yo kwigira Dar es Salaam kwirebera Kariako, Simba na Yanga bamenye nyine umwanzu nibe match hari cyangwa itangira gahunda yo gusohoka. So Rayon Sport amakuru meza nuko muri weekend bakinnye match yo kwipima n'ikipe ya Mukura, bayitsinda ibitego 2-1. Ni match bamukongomani wanjye ya Mukura nababwiraga mwaremeye ntimwemeye, naremeye Sunzu Bonner Mende yatsinze igitego tabataka, ariko nanone ukivuga akarobe kabisa ku buranga. Ishari yaramaze iminsi atagaragara neza, yatsinze igitego, hanyuma na Fall Nganye wa munya Senegal atsinda igitego. Ariko Rayon Sport ikintu yari yiteze cy'amafaranga ntago byagenze neza cyane, amafaranga ntago bari benshi, ntago baje ari benshi, ariko urumva byari dimanche. Ariko match bari gutegura ya Police muri weekend abariyo bazabona amafaranga rwose. Match ya Police na Rayon Sport